Ya karibu ikaze nanone ku nkuru z'ibihe. Nimba utarakanda aho ngaho kuri subscribe, hari ibintu byinshi cyane bimaze kugenda bigucika. So ubu rero dutangiranye kano gahanda k'igitaka, ino site gutya. Hano turacyari mu murenge wa Gahanga, ni ku mugoroba. Normally ubundi njya nkora video zacu tujya tuganira ku zuba ryinshi cyane, sandi kugenda ngira gutya nica amajisho or sometimes impanganye n'izuba, ariko uyu munsi navuze reka ntembere ku mugoroba, reka dutembere ku mugoroba, tugende tuganira, tugende tureba ibyiza bitatse igihugu cyacu, ubukungu butatse igihugu cyacu. So aha inyuma yanjye uri kubona ama etage ya bien, uri kubona cadastre, uri kubona ibibanza by'ubuntu ahangaha. Hepfo yanjye naho uri kuhabona ibiti by'imyembe, imbuto. So kubona imbuto nk'izi ngizi rero, kubona imyembe ishishe gutya bituma sometimes nyine umuntu agenda yibaza avuga ngo ariko uyu mujyi wacu dukomeje kubaka gutya umunsi twawujuje, umunsi tuzaba dufite amazu ya danje, amagorofa ya danje, amakadasiteri ya danje, uwo munsi tuzaba turya iki ko ubutaka bwose tuzaba twabwubatse? So voilà, reba inyuma yanjye urebe ibyo biti uri kubona, ni ibiti by'imyembe byiza cyane. Noneho nurangiza urebe nyuma yanjye aka kantu uri kubona, aka nkandagiyeho hano ni akaboro. Ka kaguru kanjye murakabonye hose. Hari abantu ngo mutinya kwerekana amaguru yanyu ngo kubera ko ngo hari igihe umuntu yamara kurya inyama gutya akagutira kirida hanyuma akihaganyura. Mwihangane, ndabakomeje, wowe ntabwo ukeneye siporo. And hari n'abandi, ariko before that karibu ikaze ku nkuru z'ibihe. Karibu ku nkuru z'ibihe, dukora ibiganiro byinshi byiza cyane. Mbanze nanashimire abasubscriber bacu bagera ku ibihumbi bine birenga. Ndatekereza ko nukanda aho ngaho kuri subscribe ugakanda no kuri like, wowe utarabikora, ibiganiro byacu birarushaho kugira aba followers benshi, abantu benshi, turarushaho kuba umuryango munini cyane uganira ku bintu byubaka. Icyo gihe urumva kugira ibihumbi 100, ibihumbi 200, miliyoni 1, urumva si ibintu se bya danje, kandi waba wagizemo uruhare. So kandaho. So hari abandi rero twarimo tuvuga, hari abandi twavuze kirida, abatira kirida, donc ugasanga umuntu yanze kurya kugira ngo ajye kuri taye, and then ugasanga barareba yazamura nk'ipantaro yiwe, barareba bakavuga ati umusaza tutize kirida twihaganyure. Hari n'abandi rero ugasanga nk'iyi ni video ya 200 uri kureba, probably wari umaze kwandika muri YouTube ati ni gute nagabanya ibiro ntakoze siporo. Uzicwa n'inzara, ntabwo bishoboka. Uzasanga bakubwira ibiryo, usange bakubwira kwiyiriza, usange bakubwira amaregime. By the way, abantu benshi babaye barumashana, umuntu agira gutya akagukubita ubukofi, akagira gutya akagukubita ibihaza, ngo ubwo ngubwo ngo ni umuntu wabyigiye byatari, ngo arimo aragukorera umuti w'ukuntu wajya ugabanya ibiro. Barakubeshya. So kugabanya ibiro ni siyanse nawe ushobora kwikorera. Ukabikora gute? Of course ntabwo ubikorera mu buriri. Kera tukiri muri secondaire, hari abantu bajyaga babaza ngo wowe ukiniye ukora iyihe siporo? Umwe akavuga ati njye nkina football, undi akavuga ati nkina volleyball, undi akavuga ati nkina basketball, handball. Hanyuma umusaza uri hariya cyangwa icyuki kiri hariya cyikundira imyaka nacyo kigahita kivuga ati njyewe nkina na football. Hanyuma hakaba hari n'abandi abana b'abandi bari baratoye amajipo. Ndabasuje cyane aho muri hose, shadow zituyuka bisa, mwabonye mwakoze ibintu by'udutendo cyane. Ugasanga ijipo yaracitse mu mifuka kubera iki? Kubera ko ngo akina sleep ball cyangwa se bed ball cyangwa se
hasiboro. So ubwo simvuge byinshi nyine, ubwo nayo yari amoko ya siporo. Ako kantu mbise nkibuka ko hari umuntu uzinduka cyane rwose akongera akiryamira mu buriri kubera ko niyo masaha ye nyine aba ageze. Abantu bakuru muranyumva ndanabasuje cyane, abantu mwatanze inkwano zanyu mukadukubita igikwe, mukadukubita amayoga, mukadukubita ABCD, ndabashuje cyane kandi ndabashimiye ko mudukurikira. So ako kazi nako ni ingenzi, mujye mukubahiriza. So nandimo mvuga ko ugomba gukora iyo siporo. Ugomba gukora siporo wanze ukunze, kubera ko ntukeneye gutakaza ibiro gusa, ukeneye no kugira gute, kuba fiti, gutekereza neza. So ibyo mpora mbivugaho cyane, hari amavideyo menshi ari ahangaha ku nkuru z'ibihe twagiye tubiganiraho rwose. Hari series nakoze mvuga kuri siporo, mvuga ku bipimo, mvuga ku munzani, mvuga ibintu byinshi cyane nabikozeho. So video y'uyu munsi rero ndashaka kuganira n'abantu bakunda ibintu by'Imana cyane, gusenga cyane. N'ubundi tujye tuganira, dutembere, tugende tunaganira, sibyo? Wowe umaze hafi imyaka 2, 3, 4, 5, ugize imyaka 30, urimo urasenga Imana uyibwira ngo Mana, ngo mfasha, ngo ninkura ngo nzabe umudogiteri, ninkura nzagura akamodoka, ninkura nzubaka inzu, ninkura nzagire ABCD. Ikibazo cya mbere nshobora kukubaza, nukura uzagira imyaka ingahe kugira ngo wumve ko wakuze? Iyo ugize imyaka 30, normally life expectancy mu Rwanda ni imyaka iri hagati ya 60 na 76 nimba ntibeshye. So nugira ufite imyaka 30 ubungubu, ubwo uzakura ugize imyaka ingahe? Iyo tuvuze life expectancy ni icyizere cy'ubuzima, ni imyaka ushobora kugira and then ukajya muri pansiyo ukaba wanapfa, nicyo bita life expectancy. So wowe uraho ugeze muri 32, urimo urasenga uvuga ngo Imana nigufasha ugakura izaguha akamodoka, izaguhe. Ikibazo si ugusenga ni byiza. Byuka mu gitondo ushimira Imana ko uri muzima, ushimira Imana ko yaguhaye imbaraga, hanyuma unayisaba ubushobozi mu gutekereza, mu kureba neza no mu gufata imyanzuro mizima, kugira ngo uwo munsi were, uwo munsi ukubyarire umusaruro. Ikibazo gihari rero gikomeye ni uko lendi kuwa mbere urabyutse ugiye mu rusengero, wiriwemo. Kuwa kabiri ugiye mu butayu, kuwa gatatu ugiye mu gatatu cyangwa mu kagoroba, kuwa kane bibaye uko. None se mugenzi wanjye, ikintu nshaka kukubaza, ayo masengesho koko ibyo bitangaza baguhanuriye, kandi aho bipfira iyo bamaze kuguhanurira, na za senkisa wari kurya, wari gusevinga, wari gukoresha bya 5 ubitanga nk'ituro ry'ishimwe wigomwa, sibyo? Udufaranga wabonye maybe wadusabye, maybe wadukuye hehe, utwo dufaranga uradufashe, uradutuye kubera ko pasiteri yaguhanuriye. My friend, kuva wabaho mu myaka 30 yawe, ufite nubwo utarakura uri gusaba Imana ngo nukura uzakora iki, nukura bizagenda gutya, nukura Imana izagire gutya. Sinzi imyaka uzageza kugira ngo wumve ko wakuze, nimba ari 80, nimba ari 60, nimba ari 100, nimba ari 31. Sinzi igituma utekereza ko ku myaka yawe 30, imyaka 21, imyaka 20, imyaka donko ya myaka warenzeho ubwana, my friend, sinzi. Ariko reka duce hano twa explore inzira nshyashya, turebe ko iyi nzira ishobora kutugeza kuri kaburimbo, which I think iri buhatugeze, simbizi, ariko twa explore turebe, nitubona tutahageze and then we will come back. Turagaruka n'ubundi haracyari kare, ntabwo twayoba izi saha. So nari ndimo nkubaza, ku myaka yawe wumva uzakura ugejeje imyaka ingahe? Ese iryo sengesho ukomeza kugenda utera usaba Imana, uyibwira, uyaka,
uyaka inzu nziza, uyaka imodoka nziza, uyaka umuryango mwiza, uyaka ngo izagukorere ubukwe. My friend, kuva wabaho mu myaka umaze wigeze ubona inzu imera mu butaka? ngo ubone noneho tuvuge nimba waranayibonye, at least se ufite ikibanza, waguze ikibanza, none se ubu utegereje koko ko Imana izakora igitangaza urimo urayisenga hanyuma ukazagenda mu nzira ugatoragura amafaranga? Hasi my friend, umunaniro ufite, umuruho ufite, ibyifuzo ufite, imyaka yose umaze, ubu nutoragura amafaranga uzayaguramo ikibanza cyangwa uzabanza wikoza ahantu nka kwa kundi abantu bamaze iminsi mbona udupose bavuga ati mana ndakwinginze ngerageza ukubite nk'utumiliyoni 100 kugira ngo noneho abantu bamenye uwo ndiwe, kugira ngo nanjye nimenye mbabarira udufaranga nk'utwo, kubera ko abantu bajya bavuga ngo abagabo, abasore, abakobwa, abagore ngo iyo babonye amafaranga ngo nibwo umenya umuntu wanyawe. Noneho ugasanga umuntu aravuze ati mana ngerageza unkubite utwo tumiliyoni 5 nibura nanjye menye uwo ndiwe. So ubwo icyaba avuga muracyumva. So nanjye nakubazaga ngo hasi nusenga iryo sengesho rigacamo ayo mafaranga ukayatoragura, which sinzi ko bishoboka, sinzi kuri no mu bantu bazinduka cyane ku buryo wazinduka utoragura amafaranga abandi batarayibona, sinzi kuri mu bantu bagenda batinze cyane ku buryo umuntu yayatuka aba ari wowe ubona ayo mafaranga. Ntago mbizaho utekereza ko ayo mafaranga azaba, ariko se nunayatora nibura uzi kugura ikibanza. So icyo nashaka kukubaza, iyo nzu usengera, iyo nzu usaba Imana, iyo nzu uhora ubwira Imana ngo niguhereza, iyo nzu izamera mu butaka? Ese ntinamera mu butaka, ubwo butaka ni ubwawe? Iyo modoka uzabyuka usanga iparitse imbere y'umuryango wawe, uzamvisha landlord ko iyo modoka iparitse aho ngaho koko iparitse mu gipangu cyiwe ku butaka bwiwe budafitiye ibyangombwa, iyo modoka ndiye? Ese uwo muryango ushaka, ubwo bukwe ushaka uzabatungisha iki? So rero muri makeya ikintu nashakaga kukubwira, gusenga ni byiza, isengesho ni ryiza ku bantu bizera Imana, waba uri umukristo, waba uri umuzima, waba uri iki, ni byiza ko ugomba gusenga, nibyo senga. Ariko Imana yarakuremye, iguha amaboko, iguha umutwe, iguha amaguru. Yaguhaye amaboko kugira ngo ukore, yaguhaye amaguru kugira ngo ujye ku murimo, yaguhaye ubwenge bwo gutekereza n'amagambo yo kuvuga ibyiza kugira ngo ikwibutse ko n'aba public speakers barakora, baravuga. Hari abantu batunzwe no kuvuga, abanyamakuru, aba youtubers, batunzwe no kuvuga. Ibyo byose urabifite, ufite ingingo nzima, ufite ubwenge buzima, wagiriwe n'amahirwe uriga, ariko si n'urwitwazo, kuko hari abitunze bagize gute, bitunze byaragenze gute, atari uko bize amashuri menshi. So umuti rero w'iterambere, senga Imana iguha amahirwe, ariko iguhera amahirwe mu byo ugira gute, ukora. Kora my friend. Byuka ujye gushaka akazi, byuka utobe icyondo, byuka ujye gukora igikarani, byuka ukore ABCD, ariko ujye hehe? Ujye ku murimo, senga, gira igihe uganira n'Imana yawe. So kuri kaburimbo twahageze murabibona. So gira igihe uganire n'Imana yawe, ariko nanone ugire igihe cyo gukora. Senga Imana, umusabe umugisha ngo kugira gute ibyo ukora. Winaniza Imana uyibwira ngo Mana nzabyuka ibintu byikoze, nzabyuka ibintu byiremye. Oya, shyiramo agatege, ukore muvandimwe. Imyaka 30 ni myinshi, nimba ukibaza ngo ninkura nzakora iki, uze kutubwira muri comment. Wumva uzakura ufite imyaka ingahe? 25 nayo ni myinshi, 28 ni myinshi, 21 ni myinshi, warakuze. Ariko wowe ntabwo ushaka kugira gute kubyumva, urakibwira ngo ninkura nzakora iki, ninkura Imana izampe umugisha, ninkura. Ufite iyo myaka ingana gutyo, wumva uzakura ryari? Wumva bizagenda gute? So kanda aho ngaho kuri like, nimba ngusotoye itsoke, nawe wansotora nta kibazo. Ariko ku nkuru z'ibihe niko tubayeho, dusangira ubumenyi, twungurana ibitekerezo, turakemurana, dukorana amasiporo, tuganira muri studio. So ibiganiro byacu rero nakagaruka, inzara, umurenge, ibyo ngibyo birandagaza.
imana ibikurinde, sibyo? Amahirwe menshi, amafaranga menshi yo kwifuriza, and again uhindure iyo myumvire, sibyo? Uve muri ibyo bintu. Reba abasaza bari muri siporo izi saha bashaka kugabanya ibiro, bashaka kuba fit, ureba abandi basunika akagare hariya yambaye n'itaburiya agiye kurangura imyaka, agiye gucuruza, urebe amamodoka abantu bari gutaha kano kanya bavuye mu kazi, urebe abantu urujya n'uruza hano ku muhanda. Wowe mu kanya ugiye kurara mu masengesho, ejo uzayazindukiramo, ku cyumweru uzayazindukiramo, ku isabato uzaba uyarimo, ku wa mbere uzaba uyarimo. My friend. Hano hari sitasiyo inyuma yanjye, ntekereza ko uri kuyibona, hari abantu bakorayo. Ako ni akazi nako, hari amaresitora, hari utubari, ariko wowe uri umurokore w'imbere cyane, uri umurokore wa cyane urara mu masengesho. Nta nubwo baguha akazi ko muri resitora. Mu kabari tubyihorere, ntiwaseriva inzoga da, ariko muri resitora ntiwakoramo kuko uri umurokore wa cyane, kandi ako kabari nako iyo resitora ikaba irimo inzoga, ubwo ngubwo ntiwagira gute, ntabwo wayikora, nta kibazo. Ariko se ibyo usengera urabikorera, my friend. So senga, shyiramo imbaraga, ariko kora ushyizeho umwete. So kanda uga kuri subscribe, udusigire na like, ibiganiro by'inkuru z'ibihe nakagaruka. Hanyuma rero ciao ciao, na ku taha.